Ntibyatinze wa mugabo ukorana na papa wa Amigo yaramuhamagaye aramubwira tumva boss rwose nugira ikibazo ndacyari gushakisha amakuru yuriya mugabo witwa Andrea wiyise papa wa Feri, ndashaka kumenya neza koko nimba ruwa nyawe, ndaza kukubwira amakuru neza ninza kuyamenya. Ati ndacyabirimo ninza kumenya amakuru ndaza kuyakubwira nta kibazo. Ubu gutya mbigeze kure mbicukumbura menye neza nimba Andrea ari papa wa Feri koko byanyabyo. Barakwereka papa wa Amigo yamagaye wa mukozi bakorana kugira ngo amushakire amakuru amenye neza kuri mugabo wita Andrea ari papa wa Feri byanyabyo. Feri ari aho ngaho, Amigo yazamuhamagara yahise amwandikira ati garuka mu rugo twamenye ukuri ko tutavugana koko byanyabyo. Ukurikire uwo ni Feri yari yigarukiye hano muri Ruferina, abona batangiye kumwandikira muri ako kanya, ndetse na John yahise amwandikira ndetse na David atamwandikira ati garuka mu rugo. Feri gira vuba garuke mu rugo siwe wenyine, ndetse na Darren nawe yaramwandikiye ramgatumva Feri garuka mu rugo twamenye ukuri kwa nyako, twamenye ko tutavukana, papa ntabwo yigeze atubeshya. Ukurikire bahise bamwandikira bandikira Feri ngasubire mu rugo bongere bagende babane bamenye ukuri kwa nyako. Feri nyuma yuko amaze kubona ko bari kumushinja ko yababeshye kavukana nabo yahise yizira muri Ruferina azaba ariho yibera arabareka. None bamenye ukuri bahita batangira kumuhamagara, bahita batangira kumwandikira ati ngwino ugaruke mu rugo vuba vuba. Ntibyatinze Feri mbere yuko agenda yabanje kwegera Mansera babanza kuganira uko cyane filime akaruko, kandi Mansera mugatumva rwose ndi kubona ugiye kugenda, ateko so bitekerejeho neza. Atubitekerezeho neza ufata umwanzuro wose ushaka, nimba uri buze kuguma hano, nimba uri buze gusubira hari abakwadubuse, cyangwa nimba uri buze gusanga papa wawe, byose mu biganza byawe. Njye ntago naguhatiza nkubwire ngo ukora ibi ngibi kandi bitakurimo. Ukurikire Mansera yamuhaye uburenganzira, abwira Feri ati wowe ukora ibyo ushaka, ubaho wumva ugomba kuba ibyo wumva bikurimo. Ntibyatinze hano Amigo ari mu garage ryiwe ari gukora, Feri yaraje amusanga, uyuka yari yamwandikiye amubwira ko yagaruka mu rugo bakabana. Feri yaraje amusanga mu garage aranje mugatumva none uracyari gukora ya modoka yawe ntagira akoreka. Ukurikire ati gusicyari kinzanye hano no kugira ngo usezereho kubwire ko ntazongera kubana namwe, ngiye kubana na papa wanjye. Feri yeza afata umwanzuro wo kujya gusanga papa we akaba ari we babana, ntiyongere kubana nyongeye kujya mu rugo rwo kwa Amigo. Amigo yarababaye amaze kumva inkuru arazamuka ntiyabyumva neza, gusa ageze imbere yabitekerejeho yumva ko batagomba kwikunda, bagomba kureka Feri akagenda agasanga papa we bakabana niba aribyo yifuza. Feri yamubwije ukuri amubwira ko atakongera kugenda ngo babane mu rugo, agomba kugenda agasanga papa we ntacyo bitwaye. Barakoreka Amigo yaramurebye gusa ntabwo byigeze bimushimisha. Wibuke Amigo amaze gukunda Feri cyane, ndetse na Feri kamaze kuzamo. Amigo yaraje amwegera aramwumva aramugatoke nta kibazo nimba wabihisemo, basi ngwino bwa nyuma nkwigisha ko batwara imodoka ntacyo bitwaye. Turabizi nari bigusezeranyije nkubwira ko nzakwigisha gutwara imodoka, ubwo ugiye tutazongera guhita tubonana vuba, ntacyo bitwaye reka nkwigisha imodoka. Bahise bajya mu modoka atangiye kumereza amabwiriza y'imodoka. Uwo ni Amigo na Feri, gusa batangiye kurebana kana ko mu jisho. Urukundo rwari ruhari bombi, ibintu byari bimeze neza, nta kibazo cyari gihari, cyane ko Amigo yari amaze gukunda Feri cyane, ndetse na Feri yari amaze kwiyumvamo Amigo. Udebere nawe akana ko mu jisho byari bimeze neza cyane. Feri yari yashimishije, nta muntu atakururaga habe n'umwe. Barakorera kanya yasamuga tumva reka ibyo bintu byawe bikomeza kunyirebeshwa gutya, ariko atuzi ko wagira ngo ugiye kunsoma we. Batangiye za brage zabo z'abantu nyine bari kwiyumvana mu rukundo. Amigo yatangiye kumuhereza amabwiriza yuko agomba gutwara imodoka, urya agomba kuzajya bigenza byose kugira ngo imodoka yitware neza. Aramugatumva mbere na mbere ujye ubanza ushyirikirenge kuri fire. Byose atangiye kumubwira ukuntu agomba kubikora, gusa akomeza kwishima. Nge nikundira ukuntu ka Feri gaseka neza ubundi nseko yako byatari. Ntibyatinze barakwereka babavandimwe batangiye kuganira, ari Darren ari David ndetse na John basigaye baganira. Kumbi Feri yaraje gupakira ibintu byiwe, yaraje babwiza ukuri kagomba kwitahira akanyira gasanga papa we kabe babana. Baraje batangiye kuganira. Feri yamanuye ibyiwe yaramaze gupakinga, yaje mu rugo kujya gapakira ibye nangiza yikomereze ajye kubana na papa wiwe. Barakwika David aramugatumva rwose waragukomeze gutubera inshuti, ubwo ugiye uzagire urugendo rwiza kandi uzahirwe muri byose. Aho ugiye kuba uzabeho neza umeze neza cyane. Ayo ni amagambo ya David yabwiye Feri mbere y'uko agenda. Feri yarababwiye atumva nanjye ndabashimiye mwese kandi muri intwari kuri njyewe, muri abantu ntakibagirwa mu buzima bwanjye, gusa icyo nzi cyo tuzajya tuvugana, ninzajya mba kumbura nzajya nza mbasure, ntacyo bitwaye cyane ko tunigana ku ishuri rimwe, tuzajya tuza duhure. Ntibyatinze papa w'abasore yahisaza aramugatumva bwa nyuma na nyuma uragiye noneho ati gusa
gusa ntacyo bitwaye, icy'ingenzi nuko uzajya utuvugisha, ntuzange kutuvugisha, nicyo cy'ingenzi. Ntacyo bitwaye, ukurikire. Ayo ni amagambo ya papa wa bano basore abanze kwikunda, baramureka aragenda. Mugatumva dutewe ishema nawe, kandi igihe cyose uzadukenera tuzaba duhari, turi umuryango wawe, wumviko kandi tugukunda cyane. Ntibyatinze disi bakiri aho ngaho, wa mugabo Andrea wita papa wa Feri yaparitse imodoka aho ngaho. Feri yagomba kugenda agasanga papa we, cyane ko yakundaga ababyeyi be, yagomba kugenda bakajya kubana. Wa mugabo yaraje arangije, papa wa uyu nguyu ni papa wa Feri bya nyabyo, yasa mutwaza varize arangatumva ngo ngwino tugende. Ntibyatinze disi ka Feri kasigaye aho ngaho. Baba basore bose uko ari bane, David, Darling ndetse na John na Amigo na papa wabo, Feri yarabasezeye bose bareba mu maso cyane. Wibuke Feri yaramaze kwiyumvamo Amigo cyane. Amigo yasa ngatumva ujye utuvugisha, turagukunda cyane kandi ugende urirwe muri byose. Ukurikire. Ayo ni amagambo Amigo yaherekesheje Feri nawe yarabarebye, bagomba kuzajya barabavugana buri munsi cyane ko bari inshuti, bari bamaze kumwiyumvamo. Ntibyatinze Feri icyo yakoze yahise yigendera kugira ngo asange papa we wa nyawe, bagenda bibanire, ubundi ibintu bigende neza cyane. Nakubwiye ngo reba aho hasi nimba utarakoze subscribe, ukore subscribe kandi ukande kunzogera kugira ngo bijye bigenda neza cyane. Baba basore ko ari bane bagumye mu nzu, irungu rirabica, batangira kwizenguruka. Hatumva nje ntamenya agaciro ka Feri ari muri runo rugo. Ukurikire. John nawe yasamwe atumva nanjye rwose menya agaciro ke ari uko atagihari. Ati yadususurutsaga, ibintu byagendaga neza cyane. Baba basore bose batangiye kubona ko Feri yari afite agaciro muri we. Ni abasore bane bicaye hasi muri salo, batangiye gutekereza kuri Feri ugiye. Feri yari umunyamugisha, yari yarazanye ibyishimo mwa runo rugo, byari byiza cyane. Bose barasusurukaga iyo babonaga Feri yaramaze kuba umuvandimwe wabo, byari bimeze neza cyane. Birakwereka Darlene nawe yavuze ati so basi azajya tuvugisha, atajya tuvugisha basi byazajya bidufasha mwa runo rugo. Barakwereka John we byaramubabaje cyane ko yakundaga Feri, nubwo Feri yamaze kwimvamo mukuru wabo Amigo nawe yabuze icyo avuga, yabaye speechless, aricara aratuza aratekana. David we yarasetse aravuga ati burya ndabibonye Amigo ukunda Feri cyane, ati ndabibonye wabuze amahoro. Ntibyatinze Feri na papa we hari aho baje. Feri yagomba kuza kubana na papa we. Bageze aho ngaho Feri yari yasinziriye, bari bagiye urugendo rurerure cyane. Papa we yaramukanguye, amukangura gake gake ati Feri kanguka twageze aho tugera. Feri yarakangutse arangije atangiye kuganira na papa we. Papa aramugatumva mbere yuko tujya mu rugo nkuzanyana kugira ngo mbanze gusohokane, tumarane iminsi hano nk'umuntu tutari duherukanye, basi nguguru two kurya, tumarane igihe hano heza, ibintu bigende neza cyane. Umwana yarishimye ati papa rwose ndagushimiye cyane kubunzanya ahantu nk'aha ngaha. Ntibyatinze papa wa Feri yamuzanye ahantu hahenze kugira ngo byibuze amukurire ibyo kurya, bamarane iminsi hano, bafate ka vacation gakeya ari kumwe na papa we, ibintu bigende neza cyane. Papa we bageze aho bagomba kuruhukira, areba Feri ameza bari bayujuje ibyo kurya, bari bamaze igihe kinini cyane badasangira. Feri yari yishimiye papa we, byari byiza cyane. Ukurikirane filime akantu ku kandi kagira ikigucika, reka mwibutse gukora subscribe. Feri yatangiye kurya yishimye asangira na papa we. Papa we gusa yaratuje. Feri aramwitegereza abona papa we nyine ameze nk'afite ikibazo. Papa aramubwira Feri rwose nta kintu kinshimishije nko kuba nkubonye, kandi ikindi ndicuza mu buzima bwanjye kuba byibuze ntarakureze. Gusa nanjye ntabwo ari njyewe, bwari ubushobozi bukeya ntari mfite, niyo mpamvu nakujyanye hariya kugira ngo bakwiteho. Gusa mama wawe we ndacyamwibuka, yaragukundaga cyane. Ntibyatinze turagaruka kwa runo ruhande mu rugo kwa ba Amigo. Amigo yatangiye kwibuka ibihe byiza yagiranye na Feri bya nyuma, ubwo bari mu modoka bari kuganira begeranye, byose arabyibutse. Amigo yaje mu cyumba cyiwe arakizenguruka, yarakumbuye Feri cyane. Yagiye kuri telefone kugira ngo yandikire Feri uko cyane filime akantu kandi yaramukumbuye cyane ko yakundaga Feri. Ntibyatinze uko cyane filime akantu kandi nagira ikigucika. Feri nawe yageze aho ngaho asanga aho agomba kurara haradekoye hameze neza. Papa aramubwira Feri nuburyamye rero uryama uruhuke, ati ibintu bigende neza, gusa njyewe hari undi muzinduke njya, hari ugiye kujya, kandi usigara hano utuje utekanye, nta kintu na kimwe cyakubaho. Ati ndazana abantu bakurinde kuryo nta muntu numwe wagira icyo gukoraho. Ukurikire. Ayo ni amagambo ya papa wa Feri. Papa wa Feri yarangakishijwe na Feri, ntiyifuzaga ko hari umuntu wazongera gukora kuri Feri. Ukurikire. Ibyo bimaze kuba bwarakeye mu gitondo, ibyo bibaye
barakwereka Feri yarakangutse mu gitondo cya kare asanga ka message Amigo yamwandikiye ibintu bimeze neza nta kibazo gihari. Nawe yaramusubije ati meze neza nta kibazo, ati sinamwe mumeze neza. Disi Feri yarakumbuye Amigo nawe yaramukumbuye. Ukurikire bose yatangiye kubandikira uko ari bane, David, Darren, John ndetse na Amigo, bose banyuze aramo arabandikira. Ibyatinze mu gitondo papa namugatumva Amigo, igitondo cyiza gusa ndagiye hari ibyo ngiye gukora, gusa usigare hano nta kibazo uruze kugira. Ukurikire se mugatumva none iyo telefone ihenze gutyo wayikuye he? Ukurikire namugatumva barayimpaye hariya nabaga nibo bayimpaye nta kibazo gihari. Ukurikire papa we yarishimye yabonye nta kibazo. Byatinze papa wa Amigo yarasohotse amubwira ko yamubwiye ko nta muntu uzigera umukoraho namba babasore yarabatumije bagatumva mucungura mukobwa wanje atazagira ikibazo na kimwe aba. Mubyumve neza Amigo bahise bamuhereza aba bodyguard babiri bagomba kujya bamurinda aho yajya hose. Byatinze baje ku meza baza gusangira nk'umuryango kwa ba Amigo. Barakwereka John namugatumva rwose Feri yatuzanaga ibyishimo hano, ati ndumva ntishimye habe na gakeya. Amigo nawe yasekaga gusa yasekaga atanasetse, yarakumbuye Feri cyane, ati nanjye Feri ndamukumbuye. Ukurikire ntibyatinze bavuye gusangira uyu mugabo uyu Jackson ukorana na papa wa Amigo yaraje mugatumva uriya mugabo nyamara nabonye ibintu byose bimuranga ari papa wa Feri. Ukurikire wa mugabo Jackson yakoze iperereza ryiwe asanga uriya mugabo koko ni papa wa Feri byanyabyo. Baraje bazindukiye ku ishuri babasura ko ari bane, David, Darren, John ndetse na mutipe wundi batangiye kuganira. Barakwereka baravuze atumva none se bimeze bite, uri kubona ugiye gusura ugiye kureba Feri? Ukurikire uyu ni Amigo aravuga tumva ngiye kujya ku ishuri ntabwo nabibasha, nkumbuye Feri cyane ngiye kujya kumureba ndikumva mukumbuye. Urere abavandimwe be baramurebye babona koko ko umutipe urukundo rwamutwaye nk'umusazi. Akomeza mugatumva nge ntabwo byakunda, ntabwo nakiga ngo bijyemo, ntarabona Feri bibuze ndeko namubona no mu maso yaramukumbuye. Ibyatinze papa wa Amigo nawe wa mugabo bakorana yamubwije uko yaramugatumva ibintu byose nakoze iperereza ryose rihagije, nasanze uriya mugabo Andrea ibipapuro bigaragaza ko Feri ari umukobwa we wa nyawe by'ukuri nta kindi nakubwira. Barakwereka papa wa Amigo yarafite ikibazo ashaka kumenya neza ko uriya mugabo Andrea atiyitirira papa wa Feri kandi atari we. Ntibyatinze barakwereka Feri Amigo ntabwo yigeze ajya ku ishuri, yahise abwira abagenzi batumva njye kwatsa imodoka njye kwishakira Feri ndikumva mukumbuye cyane. Feri nawe yarari aho ngaho nawe irungu ryari rimaze kumwica cyane ko yamaze kumenyana na bari abasore bose, ibintu byari bimeze neza cyane. Yarasohotse ageze hanze asanga hari ababodyguard bane, bivuze ngo ntabwo yarenga hano. Barakwereka mu kugenda yagiye bamukurikiye. Feri yaramaze kugira irungu ryinshi cyane, yaramaze gukumbura abacuti biwe, byabaga ari ibyishimo. Feri gusa ntabwo bigeze bimushimisha. Ageze imbere y'abagatumva ese ntabwo mwandika njye nyine ko ndi umuntu mukuru ko nakimenya, mwaretse gukomeza kungendaho gusa bwe bari abagabo bari ababodyguard bawe itegeko na papa wa Feri yarabagatumva murinde umukobwa wanjye atazagira ikintu kimwe aba. Gusa Feri yaraje baza bamuherekeje yiza muri naca nziza azantu heze cyane, aza yishimye aza kwifatira ka fresh air hanze ameze neza cyane. Ka Feri nkunditse ko yako ka Feri nanjye ni crush wiwe kuko ka Feri nakana keza cyane. Ntibyatinze Feri yakomeje kwandikirana na Amigo ari mu modoka. Amigo akomeza mugatumva ndangira ahantu uri inze nkurebe ntacyo bitwaye. Ukurikire namugatumva ndi muri naca nziza gusa ndi kumwe n'ababodyguard ntabwo nisanzuye. Ukurikire baganiraga video call gusa urukundo rwari ruhari hagati ya Amigo ndetse na Feri. Feri yakomeje kuganira na Amigo amwereka ahantu heza ari kari kwifatira umuyaga mwiza mugatumva rwose ndahantu heza ariko nanjye ndabakumbuye cyane, nanjye ndumva irungu rinyishe. Ukurikire barakwereka papa wa Amigo nawe ari aho ngaho yakomeje kwitegereza amafoto ya Feri akiri aho ngaho bakiri gusangira ngo abona biri kubimwibutsa, arangije afunga laptop yiwe kugira ngo adakomeza kumwibuka. Ntibyatinze yaje ku gituro cy'umugore wiwe aza kumusura cyane ko umugore wiwe ngo yahoze yifuza umwana w'umukobwa, niyo mpamvu uyu mugabo yari yaradobose Feri kugira ngo amuzane mu rugo basi abe nk'umukobwa wiwe. Gusa Feri yarangiye abonye papa we wanyawe none bagiye kwibanira. Umugabo atumva ati sheri wanje nkunda cyane atunyihanganire wa mukobwa nadobose byarangiye yigendeye kandi waze wifuza kana k'agakobwa nari nakabonye ariko gutya kigendeye kasanze papa wako. Disi wa mugabo byaramubabaje kwa Feri yaragiye yaje no ku gituro cy'umugore wiwe atangira kumuganiriza
pasi amubwire ukuntu situation imeze. Bigaragara ko uyu mugabo yakundaga umugore wiwe cyane bimwe birenze. Aramugatumva gusa uko bisa kose uriya mukobwa n'ubundi ashaka kuzatugarukira, sinzi kurundi kwiyumva mu mutima. Uyu mugabo ati sinzi kurundi kwiyumva mu mutima, hari igihe kimwe yazatugarukira Feri. Ukurikire barakwereka umugabo yakomeje gutegeza igituro cy'umugore wiwe, akomeza kuzenguruka aho ngaho. Gusa yarababaye kubura Feri ndetse akababuze n'umugore we akaba yaranapfuye. Yabonye atari byiza cyane ko Feri yari umunyamuryango wabo. Ku kanya yagiye telefone atumva uzi byabaye Jackson yabonye andi makuru. Amugatumva uzi ko Andrea atari papa wa Feri. Ukurikire umugabo yahise abimenya ku kanya. Ukurikire papa wa Amigo wa mugabo Jackson yakurikiye amakuru meza amenya ko papa wa Feri atari we wanyawe. Uriya mugabo yaje yitirira ko ari papa we kandi atari papa we. Ntibyatinze Amigo Feri yamurangiye amerekezo. Ageze aho ngaho amera nkaho yayobye, arangije amwarika atumva wandagiye neza ahantu uri ko mbona hafunze. Barakwereka Amigo yahise asubira mu modoka. Feri yari yamuhaye amerekezo gusa ageze abura umuntu. Gusa Feri aracyari muri naca, aracyari hahantu heza, aracyari kumwe n'aba bodyguard, ari kwifatira akayaga keza, hari ibintu bimeze neza cyane. Gusa barakwereka Feri ari aho ngaho yarafunguye abona Amigo ari mu modoka. Yahise abona Feri ari kumwe n'aba bodyguard, abona nta kuntu baza kwisanzura, yaramuretse amurika wenyine. Feri ntibyatinze yaratashye asubira n'ubundi muri hoteli bari barimo. Arangije Feri icyo yakoze yacunze aba bodyguard, yarakeneye kwisanzura acunga aho bari, atangira gutera imibare uburyo yakika akigendera atari kumwe n'aba bodyguard akisanzura. Ako kanya yahise aca mu muryango w'inyuma, gusa abanza kumviriza neza aho bari. Feri yahise apanga uburyo agomba gucika. Ntibyatinze yahise anyura inyuma asimbuka urupangu, agwa inyuma y'urupangu. Akigwa inyuma y'urupangu yasanze Amigo nawe ahamutegerereje. Untebere nawe mwikunda urukundo ari rwiza cyane. Ese ugatumva wagize hano ujya ariko icyo utambwiye. Amigo yaramutegereje aho ngaho, bahise bahoberana bya nyabyo. Feri agwa muri Amigo aramuhobera cyane ko yaramukumbuye ndetse n'urukundo rwari ruhari. Bombi barakundanaga cyane, batangiye kwiyumvanamo. Urukundo rwari ruhari, byari ibyishimo, byari bimeze neza cyane. Ndetse mugatumva Feri nari ngukumbuye cyane, ibaze ko n'ishuri kuryiga byari ryananiye. Urebe ako kanya bahise bavayo bahita bagenda baba bodyguard. Feri yabacitse aza kwihurira na Amigo, baje muri naca nziza batangira kwiganirira. Ukurikire Amigo yakomeje kugenda aganiriza Feri ati Feri aha hantu nzanye ni heza cyane, ati wamenye gute? Ukurikire gusa Amigo akomeza mugatumva Feri ese urukumva buno buzima umaze kumenyera. Feri mugatumva ntabwo ndabimenyera neza, papa nawe sindamwiyumvamo neza, numve ko ari uwanyawe. Ati biracyari biki, gusa ntabwo byambuza kubana na papa cyane ko ni umubyeyi wanjye nari nabakumbuye cyane. Ati ni byiza kugira umubyeyi, nta kibiruta mwa buno buzima. Ati namwe kuba uri kumwe na papa wawe ndatekereza ko biba ari byiza. Amigo se mugatumva biba ari byiza cyane. Ati kabone nubwo nabuze mama byarambabaje cyane, gusa na papa atwitaho uko bikwiriye. Batangiye kwiterera brage, bimeze neza. Tumva rero nanjye ndumva nishimye cyane. Ati katwigire ku mazi. Ko kanya bahise bagenda birukanka. Urukundo rwari ruhari, biyizira ku mazi kugira ngo bakomeze biganirire. Urukundo rwari ruhari bombi. Byatinze bageze ku mazi. Amigo arangije mugatumva Feri njyewe ndajya nkubwira iby'amarangamutima yanjye ya nyayo, wenda kugira ngo n'undi munsi utazongera kubyibeshyaho. Feri ati njyewe naragukunze n'umutima wanjye wose, sinzi nimba utabyumva. Ati ndagukunda kuva wagira mwa rura rugo bwa mbere. Naragushombaga ariko naje kwiyumvamo urukundo rurenze, muri njye ndikwiyumvamo ikibatsi cy'urukundo. Ndagukunda cyane kandi ubyumve, ayo niyo marangamutima yanjye. Ayo n'amagambo Amigo yabwiye Feri, amubwiza ukuri, amubwira ko amukunda. Feri gusa byaramutunguye, ntabwo yigeze byakira neza. Yatayitegereza Amigo amubwiza ukuri. Feri icyo yakoze yahise yikomereza aragenda. Gusa Amigo yaramubwije ukuri, aramubwira ati ngenda gukunda. Ageze ngo agende yahise amwitambika, aramugatumva ese nawe ntabwo nkunda basi? Ati njyewe naragukunze n'umutima wanjye wose kandi nta n'icyabihindura. Barakwereka Feri yitegereje Amigo nawe yitegereza Feri. Gusa urukundo rwari ruhari bombi. Gusa Feri kubimubwira Amigo kumubwira ko amukunda ntabwo yigeze abyakira neza. Sinzi impamvu atabyakiriye neza. Nanjye ubwanjye sindamenya neza nimba Feri akunda John cyane cyangwa nimba akunda Amigo cyane, ntabwo mbizi. Gusa ikigaragara cyo nuko Feri yiyumvamo Amigo ugereranyije na John. Urebe barebana kana ko mu jisho. Ese mugatumva warakoze kunkunda, gusa none nta gisubizo mfite naguhereza. Nimba ushaka kumenya ko nanjye ngukunda
ntago nanjye ubwanjye nzi amarangamutima yanjye ukameze kuri wowe. Ukurikire barakwereka Amigo yasa amufata akaboko gake gake nk'umujama, amufata akaboko kugira ngo amuturishe. Baramugatumva biroroshye, ariko nimba unkunda wabimbwira ntacyo bitwaye, njye ndagukunda na ndabisubiyemo ndagukunda, se gukunda inshuro nyinshi cyane. Amigo yamubwije ukuri, amubwira ko amukunda. Aramubwira ati amarangamutima yawe ntukajye uyahisha mu buzima bwa buri munsi, nimba ukunda umuntu ujye ubimubwira ntacyo biba bitwaye. Ukurikire ati kuko akugira ngo usigarane umutima wawe harimo ikintu wanze kubwira umuntu ntabwo biba ari byiza. Ati gusa njye icyo nakubwira cyo ndabohotse muri njye kwa nkubwiye ko ngukunda, finally ubimenye neza, ndumva ko ndifuza ko wambera girlfriend. Disi ka Feri kahise gaseka kishimamo kumvisa amagambo meza Fera mubwiye, Amiga mubwiye. Yakomeje kumukora mu misatsi. Feri nawe akomeza kumva amagambo ya Amigo. Ntibyatinze ibyo bimaze kuba, Feri yagombaga gucyurwa na Amigo, Miga akamucyura. Rero bimaze kwira cyane ko Feri yari gutaha muri hoteli uko cyane filime akantu kandi ntagiye kiguti kiramugatumva usigare hano kandi usigare amahoro, buri munsi nzajya nkora nza kukureba kandi ndabizi neza ko ibintu bizagenda neza cyane. Barakwereka Feri yaraza ajya ku biganza bya Amigo, Amigo aramuzamura kugira ngo asubire muri hoteli agende ibintu bigende neza cyane. Barakwereka Yesu ashimira Amigo agezemo imbere, amugatumva Amigo wakoze cyane ndagushimiye. Akinjira mu nzu yasanze wa mugabo Andrea uri kwita papa we, yari kuri telefone ati umva ndi anko wuriya mwana, aturabizi gahunda dufitanye niyo kugira ngo mukugurisheho umereze amafaranga unyumvire nawe. Amigo akinjira yasanze wa mugabo yahageze kare wita papa we, kumbi ni anko we agiye kumugurisha. Undebere filime ravuga tumva wa mugore nuzi gahunda se tujya dukora, ati n'abandi bana benshi ndabashaka. Amiga ko kanya hari ibyo yamenye acyumva makuru, yasemye ko uyu mugabo atari papa we ari anko we. Kwa mugabo yahise abyumva, yumva ko Fera mwumvise. Undebere filime kuntu iryo hasaza, nakubwiye ngo iyi filime ni nziza cyane kuri rwa rwego rurenze. Barakwereka akiri kuri telefone yavuyeyo ahita abura Fera ku kanya yahise acika, ahita agenda yirukanka kugira ngo akize amagara ye. Yamenye ko bashaka kumugurisha Amigo, kumburiya ni anko wiwe. Barakwereka baba bodyguard bahise batangira kumwirukankaho. Feri yahise ajya mu modoka vuba. Wibuke Amigo yamwigishije uko batwara imodoka, yatangiye gukandagira imodoka kugira ngo acikishe amagara ye. Yamenye ko ashaka kugurishwa, kumbi nta rukundo uriya mugabo yaramufitiye, yari yabyiyitiriye. Wibuke na papa wa Amigo yaravuze ati ndabizi neza Fera azagaruka mu rugo, ndi kwiyumvamo ibyo bintu. Nawe akiri kwirimbi baramuhamagaye bamubwira ko uyu Andrea atari papa wa Feri ahubwo ari anko we. Kuriya mugabo ahubwo anko wa Feri acuruza ibiyobyabwenge agacuruza n'abantu. Ntibyatinze nawe Fera ari kwirukanka, bamutambitse mu moto uko yari filime akaruko kandi baraza baramutwara. Undebere kumbi barashaka kumugurisha. Ntibyatinze wa mugabo wita papa we ni anko we baraje bahita bamusubiza aho bari bamushimutiye, batangira kumuzirika bamushyira ikintu ku munwa kugira ngo atavuga. Undebere filime wa mugabo yahise amwitegereza mu maso. Fera buri icyo avuga yari atunguwe cyane, yari azi ko uyu mugabo ari papa we, kuba afite gahunda yo kumugurisha. Yaramwitegereje umugabo nawe ahita acaragenda. Ukurikire ntibyatinze barakwereka hano Amigo yari aho ngaho yari ategereje Feri, yari yamuhaye gahunda ko bagomba guhura bakaza bagasangira agakawa. Yari ategereje amasaha aramubura. Undebere filime kuntu iryoha. Ntibyatinze baje ahangaha wa mugabo Jackson ari kuganira na papa wa Feri, aramugatumva uriya mugabo Andrea ni anko wa Feri. Nibyo nashaka kukubwira cyagiye ukumbwira ngo urahuze. Acuruza ibiyobyabwenge, acuruza n'abantu, yamaze imyaka 10 afunzwe kubera icyo kibazo. Ati uriya mugabo rero ni ikirara, ni ikibandi, afite abandi bantu bakorana, adahubwo vuba no gutabara ubuzima bw'uriya mwana Feri buri mu bibazo birenze. Papa wa Amigo isi yamwikaragiyeho, yibaza icyo agomba gukora kiramucanga. Uyu mugabo Jackson yakomeje mugatumva rwose habayeho kwibeshya. Ati uriya mugabo biriya byandiko byose arabifabrize, gusa ukuri kwari kwa nyako na perezida nsanga uriya mugabo yarafunzwe, yafungiwe gushimuta abantu ndetse n'ibiyobyabwenge. Ako kanya papa wa Amigo yahise ahamagara Amigo aramugatumva Amigo uzi byabaye? Atuzi Amigo ati habaye iki se none se papa gira vuba vumbwire. Papa aramugatumva
gira vuba vuba mutabare. Ati Feri ari mu bibazo bikomeye cyane, aturiya mugabo Andrea ntago ari papa wa Feri, ahubwo ashaka kumushimuta, arashaka kumugurisha. Ukurikire Amiga ako kanya yahise yumvise nkikaragiyeho, nawe yumvise amagambo papa wamubwira bwatumva mwese dushakisha uko dushoboye kose, dutange amatangazo ariho hose, dutangatange tureko ko Feri twamutabara. Ukurikire Amiga ako kanya n'urukundo akunda Feri yahise akupa papa we, atatangira kumuhiga vuba vuba kugira ngo amubone. Bakurikirana hari umugore wari uhari, atumva buriya mukobwa se rukubona turi buze kubigenza gute. Ukurikire kumva uyu mugabo akorana n'uyu mugore diri zo kugurisha abantu. Amigo yaje hahandi Ferrari asanga uri umugabo n'umugore bari kuganira, atumva uriya nawe tugomba kumugurisha kandi ugomba kunshakira abandi bantu beza, abandi bantu benshi cyane. Barakwereka Ferrari nawe aho bamufungiye ari kwirirwa no kugira ngo arebe ko yahava. Ntibyatinze umugabo na wa mugore baje no muri bakomeza kwiga kuri diri yuri yagomba gushaka abantu benshi. Uyu mugore amgatumva urabizi amafaranga ijya guhereza ntagara amafaranga make cyane, ugomba gushaka n'abandi bisumbuyeho, abana b'abakobwa bangana kuriya nibo ngeneye. Ukurikire uyu mugabo utagira umutima ni anko wa Feri, ariko arashaka kumugurisha. Undebere nawe ukuntu isi yabaye. Ukurikire umugore akomeje amgatumva ibyo nikubwira se ntabwo uri kubyumva, wowe unshakira abantu benshi cyane ngomba kugurisha. Ukurikire bamaze gukorana diru, ahita akomeza aragenda. Feri aguma aho ngaho, bagomba gupanga uburyo Feri bagomba kumutwara bakamujyana aho bagomba kumugurishiriza. Undebere Feri yakomeje kuvuza induru, gusa mwibuke hano Amigo yahageze kare cyane. Amiga ako kanya yasamagara abavandimwe be kuri telefone, arabwatumva mutabare mugire vuba vuba. Ati ubugurya tuvugana Feri ubuzima bwe buri ahantu habi, agiye gushimutwa. Wa mugabo Andrea ntago ari papa ni anko we, acuruza abantu, ashaka kugurisha Feri. Mugire vuba muze rero abarangira aho ari, ati muze tumutabare ubuzima bwe butarajya mukangaratete. Undebere intambara y'abavandimwe sasa ku mukobwa nka Feri, ndetse Amigo nuko namukunda byakubitiraho John ndetse n'abavandimwe be David ndetse na Darlene bikaba karusho. Yahise abahereza amakuru, gusa Amigo we yahageze zamani. Barakwereka yarungukiye mu idirishya, yabwatumva we wa mukobwa wituza utaza n'uburyo ukaza kora n'ubuzima bwawe. Yazamuye igitage kukimukubita. Amigo yese atabarira hafi. Amigo buke nindwanya mbi cyane, yasa kubita umujama itagwa hasi byihuse. Ako kanya Amigo yese yegera Feri kugira ngo amufungure, base reko yamukura hano. Bakomeza urugendo bakagenda ako kanya, akira base bamukubita ikintu, nawe Amigo ahitagwa hasi atarafungura Feri. Undebere baba bodyguard paraje bakira aho ngaho, gusa babavandimwe ba Amigo bahise batabarira hafi. Yabahereje amerekezo y'ahari abana bahise basimbuka. Hamwe hari Feri bashaka kumutwara, bararungurutse babari ntago bimeze neza. Feri arimo aho ngaho kandi haranarinzwe. Undebere filime nawe n'abavandimwe batatu David, Darren ndetse na John baje gutabara. Ibyatinze bose binjiramo imbere, wa bodyguard umwe batamukubita ikintu aho ngaho ahitagwa hasi. Ni John wari ubikoze kuri Feri, waravunagura nta mikino wazumuza nawe. Undebere filime nawe ukuntu iryoha. Ibyatinze barakwereka babana bahise bacaho bacikisha Feri. Mu kumucikisha bahise bamushyira mu modoka batabacaho barirukanka. Undebere filime ukuntu iryoha. Bageze imbere ipine ryaratobotse. Ukurikirana filime akantu kandi mu gutoboka ntabwo imodoka kugenda byari gukunda. Undebere nawe abana bahise bayivamo bahagarara aho ngaho. Ukurikirana filime akantu kandi bibaza icyo bagomba gukora. Bakiri aho babandi n'abaje babirukankaho babarara kugira ngo barebe ko Feri bamutwara bakajya kumugurisha. Nabo abana batangiye gucaho. Ukurikirana filime akantu kandi abarara baza batangira kubiraramo kugira ngo barebe ko Feri bakura mu maso. Gusa Feri yaraje aza kwitsimba aho ngaho. N'abatipe bane bavukana bose kuri uyu mukobwa ntacyo bazubabwira. Ukurikire barakwereka atangiye kwirwanaho. Amigo we nindwanya danje, ikigabo cyaraje atagihondagura hasi. Undi nawe azana iby'ibyuma n'ubundi Amigo arahondagura umugere wihuse vuba vuba ku kijama hasi. Amigo nta mikino ariho kuri Feri akunda, nta mikino wazumuzana. Ukurikire ntibyatinze bose yarabahondaguye. Amigo nawe avaho yarari. Abavandimwe birwanyeho ni bane, bajya bavuga ngo burya abahuje intego ntacyo batageraho. Feri uko niko bamutabaye, babarara bose barahondaguye bashyira hasi. Gusa ukurikirana filime akantu kandi ntagire ikigucika, bahise bafata amavideo y'ibyabaye byose. Ukurikire kora subscribe aho hasi niba utarakora subscribe. Amigo yarebanye na Feri yarabashimiye bose, atumva murakoze cyane, murokoye ubuzima bwanjye kuri rwego rwo hejuru. Ako kanya John yahise yakira telefone, atumva
gutya Feri ameze neza, ubu gutya twaza mu rugo nta kibazo, twese turatekanye, ntawigeze akomereka. Papa wabo yarabahamagaye ababaza ukuntu bameze, nimba Feri baba bamubonye. Urebe abavandimwe bakoze igikorwa cy'ubutwari, batabara mucuti wabo Feri ku cya kigero cyo hejuru. Byatinze wa mugabo nawe ari aho ngaho yabuze Feri, yageze mu ngo asanga Feri bamujyanye kare cyane zamani, abitekerezaho uyu ni uncle wa Feri ariko ashaka kumugurisha. Urebe abantu ukuntu nta mitima bakigira. Rangije aramubura ahita yandikira wa mugore ati cya gicuruzwa turakibuze cyagiye zamani, ati bagitwaye. Ukurikira ako kanya yahise yandikira na papa wa Feri, wa mugabo wadobuse Feri, wa mugabo nyine baba abana bane. Wa mugabo Andrea mwandikira mugatumva nkeneye amafaranga, nimba ushaka amahoro, nimba ushaka umutekano w'abana bawe ndetse n'uriya mukobwa Feri, ati nkeneye miliyoni y'idolari, nutayima ndakubwiza ukuri abana bawe bose nzabica nzabamara, ndetse n'uriya mukobwa Feri nawe nzamwica. Udebera iterabwoba uyu mugabo Andrea yashyize kuri uyu mugabo. Papa wa Amigo yamwise mwandikira mugatumva okay nta kibazo, ayo mafaranga ukeneye ndaza kuyaguhereza. Papa wa Amigo agira akeneye amahoro, ntabwo yifuzaga intonganya, ntabwo yifuzaga ko abana be banagira n'ikibazo habe na gakeya. Yasaura na Jackson mugatumva bikora nyine ntacyo bitwaye, ariko umuryango wawe ubona umutekano. Mugabo mugatumva ngomba kuyatanga, amafaranga ntabwo aruta ubuzima bw'abana banjye. Nuriya mukobwa Feri ndamukunda cyane, ati uriya mugabo Andrea ubwo yamenye iwanjye isaha n'isaha abana banjye yabahemukira. Ukurikire ntibyatinze abana bagarutse mu rugo, gusa wibuke papa wa Amigo atewe ubwoba n'uriya mugabo Andrea, ati natamuhereza miliyoni y'idolari aba bana bose azabica ku murongo, nta n'umwe azarokora. Bageze aho ngaho, Amigo akigera aho ngaho, umugabo yahise yishima ati bana banjye ndabashimiye cyane kuri kwa rwego mutakumva. Udebere bose bari bananiwe, bari barwanya intambara y'ihundura kugira ngo reko batabara Feri ibintu bigende neza cyane. John nawe yaraje yicara aho ngaho, Feri na Amigo nabo baraje bibeta aho ngaho batangira kuganira. Umuryango wari wiyunze nanone, wa mugabo yarari aho ngaho yabonye abana be bane ndetse na Feri akunda cyane kuri kwa rwego rwo hejuru. Umugabo yarahagurutse, gusa wibuke bamubwira ko agomba gutanga miliyoni y'idolari kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Amigo yaraje yumva papa wa Amigo na wa mugore na wa mugabo bari kuganira ku by'amafaranga, kuko filime kandi kandi yariteye mu gutwi. Rangiza abwira papa ati papa ugiye hehe se ubu ngubu? Udebere Amigo byose arabyumvise, amaze kubyumva Amigo yaraje abavandimwe be ndetse na Feri ragatumva uzi ko papa wa mugabo wari washimuse Feri yamuciye amafaranga papa yamushyiriye ngo kugira ngo atazatwica. Ati ndabyumvise, muze tubakurikire tugire icyo dukora. Abana nanone bahise bakurikira papa wabo kugira ngo bareko nuriya mugabo atanamuhohotera. Agiye yamushyira amafaranga ise waba Amigo aziko abana batabimenye, gusa Amigo yabyumvise none yaje amukurikiye. Ntibyatinze papa wa Amigo yageze aho ngaho, wa mugabo Andrea nawe agera aho ngaho, papa wa Amigo atamushugunyira amafaranga, umwe ati fata amafaranga yawe, ati nundi munsi sinzongeye kukubona muri iriya karitsiye, sinzongeye kubona mu maso y'abana banjye n'imbere y'umuryango wanjye. Ati amafaranga wifuje kandi yaguhaye abana banjye ariko ubahereza umutekano. Ukurikire umugabo yarebye papa wa Feri yifuzaga umutekano w'abana be kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ati okay amafaranga umuhaye arahagije, ateka n'igihe cyose nzakenera amafaranga nzayakwaka kandi uzayampereza. Urebe umugabo yari afite iterabwoba ryinshi cyane. Uyu mugabo yafunzwe imyaka 10 kubera gushimuta ndetse no gucuruza ibiyobyabwenge. Yase mugatumva wa mugabo nkubwiza ukuri ntuzabure kunyitaba igihe nzaba nkeneye amafaranga, kuko nutanyitaba ibintu byose bizagenda nabi cyane. Akira aho ngaho wa mugabo Andrea Feri yahise ahagera atamubwira tumva umundi ababyeyi banje bari hehe? Umugabo asanga tumva ababyeyi bawe barapfuye nta bakibaho. Ati ninjye anko wawe, ati cyo nagushakagamo amafaranga ariko ndayabonye nanone. Yese mugatumva hese basi urukumva ibyo ngibyo biguhagije, urukumva ibyo ngibyo bigukwiriye, nk'umuntu agakwiye kuba nyitaho. Yese mugatumva mwana we iyi si uretse no kwirwanaho n'ubuzima bwiwe, urabyumva neza. Ati winteri muwe rero, ati ababyeyi barapfuye ibyo nge ntabwo bindeba, icyo nari nkeneye n'amafaranga. Atagwagiza amahirwe ubwo mba nagukugurishije kare amafaranga mba nayabonye, ibyo bari kugukoresha byose ntabwo bindeba. Ati uri mu muryango ukize umeze neza none uracyazaniye umiteto. Nyumviye umugabo nta mikino agira, urukundo rwamuvuyemo. Umugabo icyo yakoze yahise ajya mu modoka kugira ngo yatse yikomereze. Umugabo akijya mu modoka yakije imodoka, acyatse imodoka yanze kwaka. Ukurikire arebye hasi abona hari kitarimo. Babana bahise bigaragaza, Amigo John ndetse na David Ndadale ni babana bane babasore baraje batabahagarira imodoka imbere vuba byihuse. Abana bafata ifoto imbere yiwe. Amigo yari yakuyemo igituma yaka, arangije araseka yitegereza umugabo ndetse na John bari kumwe. Umugabo bivuze ngo
agomba kubihanirwa. Ntibyatinze abana bagarutse mu rugo bari batabaye papa wabo, nayo amafaranga bagombaga kuyasubirana. Barazindutse mu gitondo bari kureba amakuru, ku makuru haciyeho wa mugabo Andrea baje kumufunga, yakatiwe burundu ubuzima bwe bwose. Babana batanze ikirego na polisi iramutwara wa mugabo Andrea, uko niko bamufunze. Abana barishimye ndetse Feri nawe arishima ati ndabizi umuntu biri inyuma wese na Amigo. Ati Amigo mwakoze cyane rwose ndabashimiye. Ukurikire hari mu gitondo abana mbere yuko bajya ku ishuri babanje kureba amakuru, babona wa mugabo bamufunze tayari burundu ko ibikorwa byiwe bibi. Ukurikirane film akantu kandi ntayiri kigucika. Bakomeje kuganira atumva nikumva nishimye kuba byonyine ugarutse mu rugo ni iby'agaciro cyane. Feri baramushimiye. Feri yazanaga ibyishimo mwa runo rugo bimwe birenze cyane. Bahise bakupa bagomba kujya ku ishuri kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza cyane. Nakubwiye ngo kora subscribe aho hasi niba utarakora subscribe. Abana bose bahise bagaruka ku ishuri uko ari bane, barakwereka Feri imbere, Amigo inyuma, abameze nk'abacungiye umutekano. Abanyeshuri barababonye, abana bane bose bagarutse ku ishuri. Kuri ahita yikanga undebere Amigo nawe yaza afata ku rutugu Feri, urukundo rwari ruhari. Abana bagiye bafata ifoto, abanyeshuri bose barikanga, bari bamaze igihe kinini cyane batababona. Abana baca abavandimwe bane n'umukobwa umwe ari we Feri. Undebere ifoto nawe re filime giraryoha, urukundo rwari ruhari, ibintu byari bimeze neza cyane. Undebere Feri yagiye areba Amigo, abanyeshuri bose baratungurwa babonye urukundo rumeze neza cyane hagati ya Feri ndetse na Amigo. Chloe yagombaga kwiyakira, byari birangiye. Babacuti ba Feri nabo baramubonye, babona ibintu bimeze neza cyane. Gusa bakiri kugenda Vanessa yarabegerageze ngo abasuhuze, ahita amenaho icyo kunywa kuri Amigo. Gusa Vanessa ni mucuti wabo, ni mucuti wa Feri, nta kibazo cyari gihari. Ukurikirane film akantu kandi nagira ikigucika. Kora subscribe aho hasi. Izi filime ni hano uzajya uzisanga, filime z'ubwenge gusa. Urebe yasanga tumva okay nta kibazo, ntacyo bitwaye rwose. Bahise bikomereza, abana barya ifoto, bivuze ngo bahise bakomfaminga urukundo rwabo. Ntibyatinze barakwereka ako kanya Feri yaraje atajya kuganira nabo bacuti biwe, aribo ba Vanessa ndetse na Emi wa mucuti we nawe umukunda. Harabwa tumva ndabatumiye, mfite isabukuru muzaze tuyizihize. Barakwereka Chloe nawe yahise hagera babacuti bose bahise bigendera kugira ngo Chloe asigarane na Feri bari kuganira. Chloe yitegereje Feri, abona Feri ntago amwishimiye habe na gakeya, bitewe Feri n'ukuntu Chloe yashatse guhora mugenda mwa kino kigo kandi bari inshuti bahoranye muri Ruferina. Ariko Chloe yaje guhinduka, baje kumwadobuta. Gusa yanze gufata neza Feri. Akigera mwa kino kigo yamufuriraga ngo kubera ko Amigo yakunze Feri cyane. Urebe ntibyatinze Vanessa isaza abwira Feri atumva Feri ntutumire uwo mukobwa ni shitani, ni sekibi, ntumva ibyo akubwira, ntumutumire muri kiriya kirori cyawe. Urebe Vanessa nyuma yo kumenya ko Chloe nta keza kiwe yabujije Feri, arambwa atumva wa mukobwa we Chloe uri mubi cyane, uri umugome, atohoze wifuza ko Feri ubuzima bwe bwajya ahantu habi, niyo mpamvu ntagakwiriye kugutumira habe na gakeya. Vanessa araje amubwiza ukuri, abuza Chloe kuba yamutumira, abuza Feri kuba yatumira Chloe. Kora mugatumva yihanganira, wikumva amagambo bakubwira. Urabizi ko arabonye kuva kera ntago bazi ubucuti bwacu, nta na kimwe batuzi. Gusa icyiza ngewe wantumira nanjye nkaza mu isabukuru yawe. Vanessa ngati hoya yumva ibintu akubwira ni kenshi cyane yagiye gushuka n'undi akaguhemukira. Ukurikire Chloe yakomeje kwinginga Feri kugira ngo amutumire mu isabukuru yiwe. Sinzi mpamvu ari guhatiriza cyane, ashaka kuyijyamo. Nambwa tumva ndakwinginze mbabarira, basi bwanyu mumereze service nanjye nimenye neza ko twiyunze, ariko nze mu isabukuru yawe. Gusa Vanessa nakungamo kambwa ati hoya ntumutumire. Chloe yakomeje kwinginga Feri gusanga kumwumva. Feri amutekereza amureba mu maso. Gusa uzari umuntu w'umuhanga burya ntago avuga amagambo menshi, arakorera gusaka kwanariza mu mutwe, yarangiza kwituriza. Barakwereka Chloe yari tapaguye aravuga ashaka ko Feri yamutumira. Gusa Feri kigaragara cyo ntabwo yigeze yishimira Chloe, kuko yakomeje kumusaba imbabazi ambwa tumva kuri kunde butavuga. Basi ari ikintu kibi cyatanje nigeze ngukora ku buryo wanshyira hiteka ntume n'imbabazi. Vanessa tumva wakoze byinshi cyane, ahubwo wowe ntibagakwiye kuba ukibarizwa muri societe yacu. Ukurikire atabwo Vanessa ati Vanessa komeza abwira Chloe atumva ahubwo Feri twigendere urekere inose kibi hano. Bahise bikomereza barigendera, Chloe bamusiga aho ngaho. Ukujyana film akaruko kandi nakubwiye ngo ntagiye kigucika. Ntibyatinze abanyeshuri bari ku ishuri, ibintu byari bimeze neza cyane. Barakwereka Amigara aho ngaho yari kuganira na Feri, arambwa tumva Feri
tugiye vuba tugutegurira isabukuru yawe, umenye ko ejo ari isabukuru yawe, ugomba gutumira abacuti bawe, nanjye gatumira abacuti banjye, twagenda tukizihiza isabukuru yawe, ibintu bikagenda neza cyane. Atumva ntacyo bitwaye, gusa Chloe ntabwo nzamutumira. Ibyatinze baraje babanza kwicara kuba Amigo ndetse na Chloe bagomba kuza bakabanza bakiganira. Amigo na Feri yaraje amugatumva rwose njyewe uriya mukobwa Chloe ntabwo nigeze mwishimira, ntaramwishimiraga kuva kera, ate kuva yankorera biriya bintu sinkimwishimira, kandi ntabwo nakongera kumutumira, byararangiye habe na gakeya. Ukurikire Amigo yise mugatumva yene kunyibwira ibyo ngibyo bya Chloe bireke, ntabwo kibarizwa mu buzima bwacu, atabwo mbwira amarangamutima yawe nayahe kuri njyewe. Feri yise mugatumva nanjye muri njyewe nsigaye nkwiyumvamo. Ukurikire Amigo yise mugatumva ndabizi regaga wari warabimpishe, ndabizi ko nawe unkunda kandi bimwe birenze cyane. Feri yabwije ukuri Amigo amubwira ko nawe amukunda, amubwira ko amukunda kandi byanyabyo by'ukuri. Ukurikire barebanye kana ko mujisho, urukundo rwari ruhari. Feri yemeye ko byanyabyo noneho finally akunda Amigo. Amigo yise mugatumva rwose nanjye ndagukunda, ati wa munsi wanze kubimbwira nari mbizi ko biri kubyiganira mu mutima, wari kubimbwira ariko wahisha amarangamutima yawe, gusa nanjye ndagukunda kandi ikindi nzara ngushingira igiti, nta kibazo uzahura nacyo mwabona ubuzima, ndifuza ko njye nawe urukundo rwanjye nawe rwaramba. Feri yise mugatumva okay nta kibazo, reka ntahe njye mu rugo, gusa icyo nagusaba ni kimwe basi, mwebwe nk'abavandimwe mujye mugira urukundo rurenze. Ntibyatinze Feri yahise yirukanka aragenda, gusa yarabwije ukuri Amigo amubwira ko amukunda byanyabyo kandi bimwe birenze. Amigo yasigaye aho ngaho, ibyo birarangira, wowe ukurikirane filime ntagire ikigucika. Ntibyatinze Feri yaje muri Ruferina aza kugira Manseri byamubayeho, yankuri washakaga kumwica, washaka kumushimuta. Manseri se mugatumva none se uriya mugabo urya ntago ari papa wawe, ni uncle wawe? Mugatumva uriya ni uncle, acuruza abantu, agacuruza n'ibiyobyabwenge, gutya bamukatiye burundu, yaramfashe ashaka kunshimuta kugira ngo angurishe bamuhereza amafaranga. Disi yaje hano muri Ruferina abwira nawe mu Mansera ibyamubayeho byose. Yese mugatumva rwose wihangane, nanjye ubu gutya nta muntu uzongera kugutwara ntamenye neza koko nimba ari umubyeyi wawe. Ukurikire ayo n'amagambo Mansera yamubwiye. Mugatumva gusa Imana ishimwe kuba ukiri muzima, kuba ufite ubuzima buzima, nta kibazo wahuye nacyo. Yese mugatumva gusa nanjye ndakwishimiye cyane, wahoze unyitaho, uri nka mama, niyo mpamvu akenshi ngira ikibazo nkaza nkakubwira. Ukurikire ku kanya Mansera yahise agenda, gusa Feri yaramubwije ukuri, amubwira ibyamubayeho uko yaragiye kwicwa. Ukurikire baje aho ngaho bakomeza kuganira, gusa Feri yarababaye cyane, yarazi ko abonye papa we, gusa ntabwo ari papa we, ni uncle, nuko akamufashije nk'umuryango we, ahubwo yifuje kuba yamugurisha akamubonamo amafaranga. Mugatumva wihangane, ndabizi byakubabaje kuba uncle wawe yagukorera biriya bintu, gusa wicare utuze, turahari kandi wa muryango nawe urahari, wa mugabo arahari, n'abo basore barahari, bazakwitaho nta kibazo. Ukurikire yababwije ukuri. Kugenda filime akanuko kandi ntibyatinze Feri yaje hano aza kuganira na papa wa Amigo. Bombi ba Amigo ntabahari, barakwereka papa wa Feri, uyu nyine wa Dose Feri yaje yarishimye Feri cyane ko kumubura byarakababaro kuri we. Batangiye kuganira, arangije umugabo mugatumva Feri urukumva umeze neza nta kibazo ufite, ati ngaho mbwira icyo ushaka kumbwira, nta kibazo ndakumva icyo umbwira cyose. Ukurikire Feri yaraje mugatumva rwose icyo nakubwira cyo ndifuza gusubira muri Ruferina nkajya nita kwa bari abana, basi nabo baranyeneye cyane. Papa wa Amigo se mugatumva nta kibazo rwose Feri, icyo wifuza cyose njye nzakigukorera, gusa ntihagire umuntu uzaza ngo agutware uko yiboneye kose, kuko wese icyo umaze kubona ndatekereza umaze kwiga isomo, uriya mugabo yaje yitira papa wawe, gusa ntabwo ari papa wawe, yifuza kugushimuta. Gusa niba yifuza ko wasubira muri Ruferina ntacyo bitwaye, gusa icyo tugusaba ni ukuzajya tuvugisha. Yese mugatumva ndabizi neza ko unyumva cyane, ntabwo ari kumpakanira kandi ndagushimiye cyane. Feri yashimiye uyu mugabo ni umuntu ubasha gushyira mu gaciro kandi akamwumva. Mugatumva wowe icyo nifuza ni ibyishimo byawe ndetse n'umunezero wawe, naho ibindi ntabwo byitayeho. Aho waba uriho hose ukaba utuvugisha nk'umuryango wawe n'abana banjye, njye ntacyo bitwaye, kuko aho waba uri hose njye mpora nkwifuriza icyiza. Ano amagambo y'uyu mugabo, umukobwa yarishimye, Feri arishima, ka Feri n'akana keza nta muntu utakishimira. Ukurikire ntibyatinze Feri ya mbere bamuzanye muri shop kugira ngo bamugurire imyenda azambara kuri birthday yiwe, ibintu bigende neza cyane. John yarahabaye, harareba Mugatumva ambara ko gakanzu karakubereye cyane, aba ari kuzambara. Urebe baje kumushopingira, baza kumugurira imyenda, batajya kumukubita makiyaje, yagomba kujya muri bidi yiwe kugira ngo
bamwizihiriza isabukuru yiwe ibintu bigende neza cyane. Ntibyatinze abavandimwe Darren yarari aho ngaho, David, John ndetse na Amigo bose bari bahari, bari babukereye baje mu isabukuru yiwe. Ku munsi w'isabukuru ntibyatinze bahise baza mu isabukuru, baza kwishimira isabukuru ya Feri kugira ngo nyine amenye ko ari umuryango wabo, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Batumiye inshuti n'abavandimwe baza aho ngaho, baza kwishimira ikirori. Byari bimeze neza, barya umuziki, barabyina, cyari ikirori cyiza cyane. Gusa Amigo ahari, ijisho ntabwo ryavuga kuri Feri, yakundaga Feri cyane. Abacuti bose baraje, abari batumiwe bose baraje, baza muri party, baza muri bidi ya Feri. Feri aho yari kuganira na Emi, urukundo rwari rumeze neza, nta kibazo cya Feri. Feri ngenda mukunda cyane. Feri ateka neza, n'umukobwa mwiza kandi w'umunyamutima mwiza, uteye neza cyane. Barakwereka Feri ari aho ngaho ari mu kirori cyiwe, uko cyane filime akantu ku kandi. Yaraje kugira ngo azaganire na Emi yaramutwaye kugira ngo baganire, kugira ngo amubwire iby'amarangamutima ye, n'ubundi amubwirize ukuri uko ibintu biba bihagaze. Barakwereka Emi nakubwiye ngo ni umuhaka wa danje, azi imashini kuri rwego rwo hejuru. Yaraje abwira Feri atumva Feri, yewe naragukunze pe, kuva nakubona nk'uko nabikubwiye, naragukunze n'umutima wanjye wose, kandi ntabwo nakuveba kuba wowe utankunda. Gusa icyo nakubwira cyo, amarangamutima yanjye ahora kuri wowe umunsi igihe cyose iyo nkubonye umutima wanjye uratera cyane. Gusa Amigo yarabacunze akomeza kubareba aho Feri ari kumwe na Emi bari kuganira, afuhamo. Emi akomeza mugatumva, gusa wowe niba hari uwo wahisemo ntacyo bitwaye. Feri yase mugatumva, ni byiza ko warankunze, gusa ntabwo nakunda abasore, ntabwo nakunda umusore urenze umwe. Ati nakunze Amigo, niwe musore nkunda. Ukurikire nawe yamubwije ukuri. Feri yarabyemeye byanyabyo ko noneho Amigo amukunda by'ukuri. Feri yasasohoka aragenda, yumvise ko abantu bose bamukunda, kandi kumukunda kwabo ntabwo bose yabakunda. Feri yakururaga abasore cyane. Agiye Amigo yasa amahagarika aramugatumva, kuki ugiye? Ntuziko none ari ikirori cyawe. Ati dusubiremo imbere, bakubuzemo ntabwo byagenda neza. Uyu munsi ni bidi yawe, ugomba kuba urimo imbere, uri kumwe n'abandi bantu, ukabaganiriza bakakubona. Ati rero wigenda, ndakwinginze. Ukurikire Feri amugatumva, hoya nkeneye kugenda njyewe, ikirori n'ubundi by'ingenzi twabivuze byarangiye, nibabe benjoyinga babyina umuziki. Amigo amugati, hoya niki gise kikujyana se? Gatari ikintu kibi naba nakoze. Ukurikire yamugatumva, Feri tuza utekane, dusubiremo imbere tujye kurangiza ikirori, iki kirori ni icyawe. Feri aramugati, hoya ntabwo ndi bukirangize, njyewe ndigendeye rwose. Ukurikire yamugatumva, njye nkeneye gutaha, nkeneye kujya mu rugo, kandi nkeneye kujya kwita ku mfubyi, ntabwo kandi ikindi nakubwira cyo, ntabwo nzongera kubana namwe. Yamugati, ntacyo bitwaye, ibyo wifuza nibyo aba ari byo ukora. Feri yahise yikomereza arigendera, asiga abandi mu birori. Ukurikire amaze kubasiga mu birori, basigaye aho ngaho. Ntibyatinze yatangiye kwibuka ibyagiye biba byose. Uwo ni Amigo, ibyagiye biba byose yagiye abyibuka, uburyo Feri bagiye bahura, ibyo bagiye bashwaniramo byose. Ntibyatinze Feri yaraje yicarira aho ngaho atangira kurira. Icyamurijije nta kindi, yabonye ko ari John aramukunda, ari Emi aramukunda, ari Amigo aramukunda, kandi muri abo bose akunda Amigo kurusha abandi. Yatangiye kwibuka Feri nawe yatangiye kwibuka ibyabaye byose, uburyo yagiye ahura na Amigo. Gusa icyaje kimuriza, yibazaga muri we abantu bose bamukunda icyo yabakorera. Gusa urukundo yakundaga Amigo yumvaga ko nta kindi cyarusimbura. Yabwiye Emi atumva, njye nkunda, ntabwo nakunda umusore urenze umwe, nkunda Amigo cyane, niwe nkunda pe. Amigo nawe yaraje yegera Feri, asanga Feri ari kurira, ntago ameze neza. Gusa ikiri kumuriza muri we hari byamubiganiragamo bitewe n'ibyo yaramaze kumva n'abantu bamukunda. Amigo yaraje amwegera amugatumva, tuza turisha umutima wawe, ndabizi ikintu kikurimo ni amarangamutima y'abasore benshi bagukunda. Gusa wowe niba wararangije kumpitamo, ibyo ngibyo birabaye, kandi ikikuri ikigaragara cyo reka ikiri kukuriza ni urukundo nkunda. Uri kumva nimba wandika cyangwa nimba wakomezanya nanjye. Gusa ndabizi neza ko ntabwo wandika Feri. Feri yakomeje kurira, gusa icyamurizaga ni urukundo muri we, ndetse n'abantu bamubwira ko bamukunda atigeze nyine abasha kuba yahereza nabo umwanya, akabona ko n'ubundi kwikundira Amigo ntacyo bitwaye. Amigo yagerageje kumukaruma, amugatumva, tuza utekane, uramfite, turi kumwe nta kibazo tuzagira, kandi ibyishimo byose uzabibona bihagije. Niyo mpamvu ngomba guturisha umutima wawe, nta mpamvu yo gupanika. Ukurikire amugatumva, ahubwo
twakitara tukajya mu rugo tukajya no kuruhuka, nimba uzajya muri orufeyina ukagenda ukajyayo ukajya gufasha abandi. Nawe wiri gutekereza kuri byinshi, ngenda gukunda cyane kandi nawe urankunda. Urukundo rwaratsinze hagati y'aba bombi. Feri yakunze Amigo cyane, Amigo nawe aramukunda, urukundo rwari ruhari. Feri arongera agarura ibyishimo, yongera sekamo, yamaze kumusubiza intege mu bugingo babavandimwe nabo. Ikintu cyari kivuyemo, John yarabitegereje n'abarabashyigikira. John nta n'umutima mubi yakibafitiye, byose byari byararangiye. Nibwo yakundaga Feri cyane, yarabitegereje abona ko puri rishimye, nta kibazo gihari. Abavandimwe nabo bari bahari, bari babashyigikiye. Feri ya mbere baratashye bageze mu rugo. Ahangaha mwabantumye, iki ni igice cya kabiri, igice cya gatatu n'igisohoka nacyo nzakibahereza, ntabwo kirasohoka. Bakigera aho ngaho bageze mu rugo, bahasanga wa mugore ukorana na Andrea ari mu rugo. Ukurikirana filime akantu ku kandi, nanga turangirije igice cya kabiri, icya gatatu n'igisohoka nzakibahereza. Undebere